Luka umutwe wa 10 umurongo wa 2 arababwira ati imirima yeze ni myinshi ariko abasaruzi ni bake. Nimusabe rero nyir'imyaka yohereza abasaruzi mu mirima ye. Muri Matayo umutwe wa 9 umurongo wa 38 naho haragira ati nimusabe rero nyir'imyaka yohereze abakozi mu mirima ye. Ni koko Kiliziya Gatolika muri iyi myaka ndetse no muri iki gihe turimo ikeneye abakozi bayo, ikeneye abagomba kwiyegurira Imana kugira ngo bafashe abakristu ndetse n'abakristu muri rusange mu Kiliziya Gatolika ko bakwitagatifuza ndetse bakabaha amasakaramentu. Gusa biteye agahinda ibyabaye kuri uyu wa gatandatu tariki 11 z'ukwezi kwa mbere Mutarama umwaka w'ibihumbi 2025 ko Kiliziya Gatolika yabuze abapadiri babiri kuri uyu munsi. Padiri Jean Marie Vianney Muzeyi Sekabara uturuka muri Diocese ya Nyundo na Padiri Jean Bosco Kayomberera wa Diocese Gatolika ya Cyangugu. Uyu mupadiri Jean Damascene Kayomberera wa Diocese Gatolika ya Cyangugu abaye umupadiri wa 4 wa Diocese witabye Imana mu gihe cy'imyaka 3 bikurikiranye. Itangazo ritangaza urupfu rwa Padiri Kayomberera wa Diocese ya Cyangugu ryatangajwe n'umwepiskopi Edouard Sinayobye umushumba wa Diocese ya Cyangugu. Iryo tangazo ryavugaga ko padiri yari amaze igihe kinini arwaye. Gusa iryo tangazo ryavugaga riti Diocese Gatolika ya Cyangugu ibabajwe no kumenyesha urupfu rwa Damascene Kayomberera witabye Imana mu bitaro bya CHK. Akaba yari amaze igihe kinini arwaye kuri uyu wa 11 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2025 mu gihe undi mupadiri wari uheruka kwitaba Imana umwaka w'ibihumbi 2022 ari Kagibwami Modeste muri Diocese ya Cyangugu. Aha umupadiri wa kabiri witabye Imana kuri uyu wa gatandatu ni muri Diocese ya Nyundo ni Padiri Jean Marie Vianney Muzeyi Sekabara yitabye Imana mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal nabwo azize uburwayi. Umuhango wa nyuma wo kumuherekeza ni kuri uyu wa 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025 muri Paruwasi Katedrali ya Nyundo isaa 6 zuzuye. Tukaba tugiye kureberera hamwe ibyaranze cyangwa se ubuzima bwaranze uyu mupadiri Jean Marie Vianney Muzeyi Sekabara. Padiri Jean Marie Vianney Muzeyi Sekabara yavukiye mu karere ka Rubavu, Diocese ya Nyundo, Paruwasi ya Nyundo. Yavutse tariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 umwaka w'igihumbi 1965. Kuri ubu yari afite imyaka 60. Niho yaherewe amasakaramentu ndetse niho yakuriye anahigira amashuri abanza. Ubuzima bwe yakuze ashaka kuziharira Yezu ndetse ubuzima bwe akabuharira Imana ashaka kuziyegurira Imana. Aribwo yaje gukomeza amashuri ayakomereza mu seminari ya Nyundo, niho yigiye ndetse akomeza ubuzima. Hari ibyamuranze igihe yari umufaratiri mu mwaka w'igihumbi 1994. Amwe mu mateka akomeye uyu mubyeyi yakoze nuko igihe yari faratiri kuri Paruwasi ya Busasamana na Padiri Joseph Schmidt, Padiri George Bagwire n'igisonga Jean Marie Vianney Nsengumuremyi. Ubwo hari mu gihe cya Jenoside yakorerwaga Abatutsi, aba bapadiri bahungishirijwe ku Gisenyi, maze Jean Marie Vianney Muzeyi Sekabara asigara kuri Paruwasi wenyine. Abonye ko Kiliziya ishobora gusenywa yanze guhunga imyenda n'ibindi bintu yari afite, maze afata isakaramentu ritagatifu n'ibitabo bibiri byandikagwamo abakristu, twavuga nk'igitabo nka Confirmatorum, ahungira muri Paruwasi ya Rubari muri Kongo. Ahageze abwira abapadiri baho ko ari fratiri mu Rwanda, akaba abashije guhunga. Nta kindi ahunganye uretse Yezu wenyine n'ibitabo by'abayoboke be. Abasaba ko babifata bakabibika. Abo bapadiri bahamagara
Musenyeri Karibushi bamubaza niba azi uwo mufaratiri, arabyemeza maze bamuha ubuhungiro. Padiri Jean Marie Vianney Muzeyi Sekabara yaje kugaruka mu Rwanda ndetse akomeza mu seminari nk'ibisanzwe. Yaje guhabwa ubupadiri cyangwa se yaje guhabwa ubusasaridoti mu mwaka w'igihumbi kimwe magana kenda na 1998. Aha yari tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi igihumbi kimwe magana kenda na 1998. Yabuherewe ku Nyundo, nk'uko twavuga yari diyoseze ya Nyundo, niho yaje guhererwa isakaramentu ry'ubusasaridoti. Gusa Padiri Jean Marie Vianney Sekabara akaba yarakomeje ubuzima bwe mu kumvira Musenyeri, aho umushumba wa diyoseze ya Nyundo yamwoherezaga hose yariyemezaga akajyayo ndetse akajya gufasha abakristu mu kwitagatifuza, agatanga amasakaramentu. Yabaye mu maparuwasi agiye atandukanye, aba mu paruwasi menshi, hari aho yagiye aba padiri mukuru, ndetse twavuga nk'Imurunda aba muri paruwasi ya Biruyi mu karere ka Rutsiro. Padiri Jean Marie Vianney Muzeyi uzwi nk'inshuti y'abana ku rukundo aba afitiye abana ndetse n'urugwiro. Ni inshuti y'abana kuko hari imwe mu bapadiri abana bageraho bakisanzura ndetse bakishima cyane. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 ubwo yazaga muri paruwasi ya Biruyi diyoseze ya Nyundo, abakristu baho barishimye ndetse baranezererwa kuko bari bungutse inzu y'ibitabo, dore ko yigishaga Bibiliya cyane ndetse akanayisangiza abavandimwe n'abakristu muri rusange, haba imiryango yubatse ndetse n'abandi bose bashakaga kwitagatifuza. Aha muri uyu mwaka w'ibihumbi 2012 nibwo yaravuye muri paruwasi ya Murunda diyoseze ya Nyundo, ubwo yarahavuye ari nka padiri mukuru. Yaraje akomeza urugendo rwe rwo kwiyegurira Imana hano muri paruwasi ya Biruyi diyoseze ya Nyundo, akomeza gufasha abakristu baho mu kwiyegurira Imana ndetse no kwitagatifuza. Yabaye umupadiri wari inshuti y'abakristu cyane ndetse abafasha mu kwitagatifuza. Aha twavuga ko yakomeje urugendo rwe nko kwigisha iyobokamana mu bigo by'amashuri bigiye bitandukanye nk'Ivumbi, urwunge rw'amashuri rwa Vumbi, urwunge rw'amashuri rwa Ngabo ndetse n'ahandi hose nk'Imurambi. Padiri Jean Marie Vianney Muzeyi yakomeje gufasha abakristu ndetse no gusobanukirwa Bibiliya bakamenya kurushaho. Gusa aha yaramaze imyaka irenga 25 ahawe ubusasaridoti, dore ko yabuhawe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana kenda na 1998. Yaje kugira yubile y'imyaka 25 ahawe ubusasaridoti mu mwaka w'ibihumbi 2023. Aha yarakiri muri paruwasi ya Biruyi diyoseze ya Nyundo. Yubile y'imyaka 25 yabereye muri paruwasi Biruyi, ari ubwo hitabiriwe abantu benshi ndetse n'umushumba wa diyoseze ya Nyundo kuri uwo munsi yari ahari, harimo abihayimana twavuga bagiye batandukanye ndetse n'ababikira. Yari umunsi w'ibyishimo ku bakristu ba Biruyi kuko bari bishimye bari kumwe na padiri bakundaga cyane Jean Marie Vianney Muzeyi, wakomeza gufasha abana ndetse agafasha n'abantu bakuru, dore ko ari umwe mu bapadiri batangaga inyigisho abakristo bakunda cyane kuko byatumaga bamenya ndetse bakanasesengura bimwe mu byanditswe muri Bibiliya. Yabafashaga cyane ndetse akanabahugura. Gusa inkuru y'icamugongo yaje kumvikana kuri uyu wa gatandatu tariki 11 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025, ubwo abakristo bakiraga itangazo ryo kubika Nyiricyubahiro Musenyeri Anakreti Mwumvaneza, umwepiskopi wa diyoseze ya Nyundo, ababajwe no kumenyesha abapadiri, abihayimana, abakristu, inshuti n'abavandimwe ko Padiri Jean Marie Vianney Muzeyi Sekabara yitabye Imana kuri uyu wa gatandatu tariki 11 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2025 mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali azize uburwayi
Imihango yo kumuherekeza bwa nyuma iteganyijwe kuwa mbere tariki ya 13 Mutarama umwaka wa 2025. Ibimburiwe n'igitambo cy'Ukarisitiya kizaturirwa mu Kiliziya ya Paruwasi Katedrali ya Nyundo isaa sita zuzuye z'amanywa. Bikorewe Nyundo kuwa 11 Mutarama umwaka wa 2025. Ubwo abakristo bumvaga iyi nkuru y'incamugongo bababaye cyane ndetse bibatera agahinda kumva umupadiri bakundaga wafatwaga nk'inzu y'ibitabo yitahiye. Gusa byababaje abakristo benshi cyane. Twagera muri paruwasi ya Biruyi barababara cyane. Gusa uyu mupadiri byavugwaga ko yari amaze amezi agera muri 3 gutyo arwaye uburwayi. Yari arwaye ndetse akajya ajya kwivuriza i Kigali muri CH, dore ko ibitaro byinshi yabigezemo. Gusa nyine abakristo bakomeje kumusabira, ariko Nyagasani Yesu cyangwa se Imana Data Rurema wa twese niwe uzi impamvu yatumye ataha iki gihe. Gusa azahora mu mitima y'abantu benshi kuko ntateze kwibagirana. Yafashije benshi, haba ingo zubatse mu kubagira inama, akaba inshuti, akaba ari umwe mu bapadiri bari bamaze kuba ubukombe mu bijyanye no kwigisha Bibiliya, ndetse akaba inshuti y'abato. Icyo gihe nituvuga inshuti y'abato urumva abana ndetse n'ababana bandi batoya, dore ko bamubonaga bose bakaza bamwirukaho, bakaza bashaka ko yabasuhuza. Ndetse yari umupadiri wafashaga kugira inama abubatsi ingo, akababwira imyitwarire ndetse anabafasha mu bijyanye no guhugurirwa ndetse bakanamenya ijambo ry'Imana icyo rivuga. Ni umupadiri kugeza amagingo ya benshi batari kwiyumvisha ko yaba yabacitse, kuko birababaje cyane, biteye agahinda kubura intwari nk'iyi. Gusa nanone kuko ijambo ry'Imana rivuga ko buri kimwe cyose kibaho kubw'impamvu, reka twizere ko hari impamvu. Gusa icyo twe twasaba ni uko Imana yakomeza kumwigaragariza ndetse ikamutuza aheza mu ijuru, dore ko ari umupadiri wakoreye ijuru haba ku isi bigaragarira amaso. Yafashije benshi cyane, yafashije abakristo ndetse n'abaturage muri rusange gusobanukirwa ibyo Imana ivuga, icyo Imana itubwira, haba mu nyigisho yatangaga, haba mu nzira aho yatambukaga hose, haba ndetse n'ahandi hose yabaga ateraniye. Wahitaga uhibwira kuko yari umupadiri mwiza cyane, yari umupadiri watangaga inyigisho agasobanura cyane mu bijyanye n'ivanjiri. Yari umupadiri benshi bakunze inyigisho ye, ariko kuri iyi saha arigendeye. Jean Marie Vianney Muzeyi ntateze kuva mu mitima y'abakristo, ntateze kuva mu mitima y'abakristo ba Kiliziya, ndetse azahora yibuka iteka. Yari umupadiri wahozwe azwiho inyigisho zigiye zitandukanye, twavuga akatera ndetse akanavuga mu ndirimbo. Hari imwe abakristo bakomeje kuzirikana ivuga uti nimutegure inzira z'umutegetsi. Indirimbo twavuga ngo nk'umukiza yaje, indirimbo yagiye akomeza gutera zigafasha abakristo mu kwitagatifuza, dore ko ari umwe mu bapadiri abajene cyangwa se twakwita nk'urubyiruko, bamwe mu bashakaga kwiyegurira Imana bamusangaga ndetse bakamwegera, bakamugisha inama z'uburyo byakorwamo, akabasanganira ndetse akanabasobanurira, akabahugura, akabafasha uburyo ndetse akanabereka n'inzira nziza banyuramo mu rwego rwo kwitagatifuza ndetse bagakurikira Imana. Ni umwe mu bapadiri twavuga wakoze ibigwi bigiye bitandukanye, kuko nk'abanyeshuri yigishaga mu rwunge rw'amashuri rwa Vumbi bagenda bamwirahira bavuga ko ari umupadiri udateze kuva mu mitima yabo. Nubwo agahinda ari kenshi cyane mu mitima y'abakristo, barababaye cyane kuko sibifuzaga kuba babura intwari nkayo, sibifuzaga kuba babura padiri nka Muzeyi, dore ko Muzeyi yakomeje kuba yatanga inyigisho za Bibiliya ndetse akanasobanura ivanjiri ku buryo bwuzuye, akabahugura, agafasha urubyiruko. Yafashaga urubyiruko rwa Biruyi ndetse akanafasha n'urubyiruko hirya no hino mu gihugu.
yari umupadiri wari ufite ibirwi, yari umupadiri mwiza, ndetse benshi mu bagiye bahura nawe barabivuga. Umupadiri waranzwe n'urukundo, arangwa no kwicisha bugufi cyane. Yari umupadiri waranzwe no kwicisha bugufi ndetse akabana n'abandi mu mahoro. Yakundaga kuganira, yari umupadiri ukunda kuganira, yari umupadiri ugira ubuntu, yari umupadiri ugira ubuntu ndetse akaba azwiho gusabana cyane. Yasabanaga cyane ndetse twagera ku bana bikaba akarusho, dore ko abana bamukundaga, abana bamugeragaho bakumva batava aho ari. Ni umupadiri watubabaje cyane nk'abakirisitu ba paruwasi ya Biruyi, ndetse akaba azwiho wenda nk'urugero rwiza yatanze. Ntago benshi bavuga ko bazarukurikiza. Yatanze urugero rwiza, yafashije benshi, ndetse bivugwa ko abenshi mu rubyiruko, abajene abo yagiriye inama, bamwe bavuga ko bazakomeza inzira batangiye nk'abihaye Imana yagiye afasha. Abakristu benshi ba paruwasi Biruyi ndetse n'abaparuwasi Murunda, abo ni amwe mu maparuwasi yagiye abamo imyaka miremire, dore ko yabaye muri paruwasi Murunda diyoseze ya Nyundo. Paruwasi Murunda yahabaye padiri mukuru, ahaba imyaka miremire afasha abakristu mu kwitagatifuza, ndetse bakamugisha inama, akabafasha ndetse akanabaha amasakramentu mu gutanga penitensiya, ndetse akanabakirana urugwiro. Yari umupadiri abenshi badateze na n'ubu nubwo batari kubyiyumvisha, dore ko bibabaje cyane, biteye agahinda kubyiyumvisha, dore ko abenshi bari biteze ko wenda azataha amahoro, ariko biteye agahinda muri rusange nka Kiliziya Gatolika hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, kubura abapadiri babiri. Burya abapadiri ni inkingi ikomeye, n'abatowe n'Imana mu kuza gufasha ndetse no kwitagatifuza, bakanatagatifuza abakristu. Ubwo rero kuba Kiliziya Gatolika yabura abapadiri babiri kuri uyu wa gatandatu tariki 11 Mutarama umwaka w'2025, ni ibintu byababaje abakristu cyane, ndetse bibatera agahinda. Gusa reka twizere ko aho bagiye, kubera ko bakoreye Imana muri iyi si ndetse bakomeza kwitagatifuza, ariko Imana iraza kubigaragariza, dore ko bakoreye Imana ndetse bakomeza kubana nayo nk'abantu bari barakurikiye ubuzima bwo kwiyegurira Imana. Ubwo rero padiri ubuzima bwe twavuze ni Padiri Jean Marie Vianney Muzeyi Sekabara, uturuka muri diyoseze ya Nyundo, akaba yarari gukorera ubutumwa muri paruwasi ya Biruyi, akaba atashye yarari muri paruwasi ya Biruyi. Gusa Padiri Jean Damascene Kayomberere wa diyoseze Katolika ya Cyangugu we, umuhango wo kumuherekeza umushumba wa diyoseze ya Cyangugu Edouard Sinayobye, akaba yatangaje ko umuhango wo kumuherekeza uri mu minsi iri imbere wo ukaba tuzawumenyesha. Mwakoze cyane kudukurikira hano kuri Channel Misa Scolaire, ndetse mbifuriza gukomeza kugubwa neza, amahoro y'Imana akomeza abane namwe, kandi mbibutsa gukora subscribe niba utarayikora hano ku murongo wacu cyangwa se kuri channel yacu ya Misa Scolaire. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe mu byo mukora byose, murakoze cyane.